amahoro irwejuru na ruhiza mu bikombe byose by'u Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari nk'urubyiruko twese twiyumvire abakecuru n'abasaza yawe nyiramubande we nyiramubande we. Riherukana Gatsimbanya atemye ihene yabo mu nkambi kuko bamwoneshereje maze barababara. Byaje kugenda bite? Kurikira iki gice. Ntabwo nshobora kubyihanganira mbona. Hangane n'ukuri ndakwinginze. Uriya mugabo ntemera ihene koko yari ifite amezi. Birababaje byo ariko muyo ndakwinginze hangana abantu nk'abariya baba. Nge ntabyo mwingingamo mbaba. Ariko so biragenda ute? Reka nze mbibwire n'abandi bose bo muri iyi nkambi ya Rwejo. Ye baba we. Twese tumanuke maze arebe ko tutari Oya ndakwinginze. Uriya mugome. Oya. Ariko rero ibintu bikoze byaba bibi. Kandi byabyara intambara itoroshe. Ndakwinginze babigendera mari benshi kandi ikibazo kiri hagati y'abantu. Oya ukunukunsuzugura mbaba. Cururuka n'ukuri. Oya ukunukunsuzugura kuko ndi impunzi mbaba. Ihangane n'ukuri. Aka nagasuzuguro kagombe kaveho baba. Ihene yanjye yarambabaje ku buryo ngomba kwihorera. Birumvikana. Ntabwo yari iri kona muri kiriya kigunda hoya. Ubu se reka nkubwire. Ubu se kuvuga ko ugiye kwihorera. Ubwo nubikora nawe agashaka kwihorera koko. Iki kandi kiracura iki? Oya. Nta mahoro twese twagira. Nashaka buri. Nukuri ndakwinginze. Yaba batabirimo, yaba namwe mwahemukiranye twabigenderamo turi benshi. Uriya murima nta kintu agomba kweza. Ahinga tubirandura. Ndakwinginze. Ahubwo reka nkubwire. Ndagenda mbibwire bene data. Tumanuke maze tukubitiriye amasha. Turayereka. Ndakwinginze ndagupfukame. Kuminyoni shushu. Urabona ko phone ibonye rero sibyo? Ubu nuko uzajya umufita kabipi. Sibyo? Ikindi kandi sikani agahunda sibyo? Naho ibintu twatuyipanga twicanye hamwe. Tonto kandi telefone irafotora. Oyo cyane rwose. Yawe ndayikunze cyane kandi ndishimye tonto. Urishimye pe? Rega umukobwa ngana nawe wamuha telefone ya fake. Akucara inyoni zukunte neza pe. Tonto witetse. Skwagira ngo wiga muri kaminuza. Nukuri pe. Erega n'ubundi genda mukuru kandi ndishimye kubibona. Ejo bundi sinzaba nagize 18 yose. Vugisha ukuri? None se menyo. Karana. Wagiye ureba ukuntu sibyo? Twatuganira sibyo? Ariko utambaye ibyo bya uniforme. Kandi ugashyamo n'akagofero mu mutwe. Uri umusatsi wawe. Kandi bamubwesha. Ndashaka kugurira akantu maze tugapanga ibintu. Ushobora no kubonamo n'akazi. Yawe. Noneho rero reka ngende. Fransa mu gikaye cyo kwa Muhumuza sibyo? Keretse niba uri bungurire brochette. Brochette gusa shakiye brochette zingaro agaferi umubiri iki. Nyine reka nje kuri home mpindura imyenda. Yego sha. Ese home zacu ko ziba hanze. Hari ubwo bigoranye. Asha nago bigoranye. Nise shushu. Twagiye gutyo gusa n'akabizo. Oya tonto. Genera babwiye ngo sinkina. Ni kangahe niyamya banyoneshereza dore ko narashizemo gaso. Ariko se papa niki warafashe itungo ry'abandi ko kuraritema ngo ryonye pe? Nararitemye rwose. Uzikora nene nashizemo abahinzi ngo bampingire ndi muri mama wararaye. Nuko memeze. Ko Gatsimba. Ubwo se urumva bo ni barakara tubakira koko? Nanjye nkarakara. Barandusha se. Hakubura abana kagu duteje koko. Niko. Abantu twavomeraga kwivomero rimwe. Urumva utaduteranyije n'abandi. Bazaje bavoma mu nkambi. Ubundi zirivoma n'iryabo. Je rwose ibintu uri gukora ntabwo mbyumva. Nagira ngo ndavuze Nayabagore nya. Reka twizere ko iki kibazo kiraba ari icy'abantu babiri gusa. Kitarabi cy'abantu benshi ugasanga bose bari kurundanya umujinya. Ibyo birabareba. Nibashaka bazaza ari isi yose. Nzi ko batankanga. Nje nzirwanaho.
uzibeshye tuzahangana nibishaka bizaba intambara kandi mugabo urongera ngo nzakubura kandi narindi gukina nibishaka bizaba intambara nge nzayirwana kandi nzirwariza ariko uzi ko mukina mu bikomeye nibishaka bikomeye ariko se papa ibyo bintu uvuga ko urakomeje ndakomeje rwose mumbarize ariko si umwe se ntabwo muzamenya iyo yabaherereye koko turabura kumukubaza ariwo mukobwa mugenzi we ubu ngo uratubaza ubu rero ujya kuvuga ko utazi ahantu ari ni ukuri pe ubu se ko ejo namubonye muri kumwe nongeye kumubona kuzi ko tuticara no mu gihande kimwe ejo yaje yiruka n'uyu munsi kandi byabaye uko ahubwo gako mbegeti natubwire kandi mbegeti ibi bintu byo gusohoka kwa Minyoni babiziranyeho n'uyu munsi mbere yuko agenda nabwo bavuganye nibyo cyangwa twitabaza ubuyobozi mbegeti niba ari umushukura bivuga mushuka senge mfite imodoka itwara imwe nirirwa mutwaramo cyangwa ngo mugurire telefone mbese nuko bimeze umva rero ibi bintu nimutabyitondera biratuma ari abanyeshuri ubundi nagufatirana n'ubwana cyangwa ubukene bwo mu nkamba azakwicura ubuzima ariko se twabwiye ubuyobozi bagakurikirana uriya mugabo ko afite umugore ashaka iki ku bana si uko se nimubivuga barirukana Minyoni agende yandare maze uriya mugabo yikomereze gutwara imodoka ye ngaho mumbwire tubivuge bamwirukane abana rero nje kukureba ngo niba hari icyo wakora kumva uri n'umwuka mubi uri gututumba hagati ya papa wawe n'abantu bo mu nkambi ugikore kare hataravamo intambara zikaze arega na papa ntiyoroshye si ibyo kandi ntabwo agirwa inama ibaze ni ukuri uzatyaza umuhoro ngo agiye kurinda abamwonesheje ye mama ntako atamugize ye baba we reka nkubwire muyomba yararakaye uheneye ntabwo yagenda gutyo gusa ibaze ko yakoranyije abantu bose bo mu nkambi ngo nibabona papa wawe bazamukubite kandi imyaka ye yose barayirandura sha ubu rero biranyobeye kandi byose bitewe na papa ibaze sha ubu nanjye sinzongera kuza kugusura byihore ubu nshobora kugera mu nkambi ugasanga abantu bamereye nabi bamenye ko ndi mwene Gatsimbanyi wateruye ihene kandi itangiye guhora uramenya ahubwo utazaza ugasanga unshize mu bibazo bakahagukubitira cyangwa se bakagukorera ibindi none se mbaba karame iki kibazo papa gifitanye n'abantu bose bo mu nkambi nawe ko yakomeje kwihagararaho ngo ntawe yasaba imbabazi ngo uzamwikorera ngo azamwizingira ku ijoro ye baba we ibaze ko atari bose ariko ko ikibazo kigenda kidakemukira igihe niko n'abandi barushaho kwandura umutima mubi ariko haba urumva njye nawe twifatanyije nta kintu twakora kugira ngo duhoshe izi mvururu nese Minyoni karame tonto kufoto mu kunywa fanta makuru umunyeshuri cyangwa no kutanywa inzoga oya reka kuva kera ntabwo nigeze n'inzoga rwose reka sha umukobwa w'inkumi nkawe rega wavangamo kamwe rega niyo mpamvu murashatse ahantu twicara twiherereye hatagira utubona kandi animateri akunda kunywera hano mbonye yanyirukana tonto oya unigira ikibazo ntacyo gutwara rero ubwo wanguriye telefone ubutaha uzangurire na perike njye nyambara mu mutwe batamenya ko ndi umusikolere ntugire ikibazo rwose ahubwo sha shyiramo umupira w'ingofero si byose ushu burya ejo sinari kuza nambaye iniforume uzi ko nasohotse mu ishuri mwarimu agiye kwinjira reka sha tonto urashukana oya sha shushu reka ndagukunda ntabwo nagushuka noneho sibyo utanze nkuzira mu nama sibyo uzi ko ari byo maze tubabwire ko dufite icyo dupfana tonto uzi ubwenge yego sha ariko se sha wazaje nkakwereka aho ncumbitse sibyo maze ukajya uza nkagutekera ifiti yawe tonto n'uburyo nyakunda yego sha hamwe n'inyama sibyo uyu mwana w'umunyeshuri Minyoni se ko Kiduha atangiye kumuha impano no kumusohokana aho azamwivana mu nzara mu gihe Gatsimbanyi ari kwivuga ibigwi by'uko yayemukiye Soronga na Soronga imigambi ni yose yo kwihimura bizarangizwa n'iki naho ubutaha no mu karere k'ibiyaga bigari